akarusho k'uyu mwarimu nuko atanga ibizamini mbere yo kuguhisamo, mu gihe abarimu basanzwe baguha amasomo ibizamini bakabiguha nyuma. Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima tugiye kugaruka kuri Jean-Jacques Rousseau. Uyu ni umwe mu bacurabwenge baranze ikinyejana cya 18, bari bariswe abacurabwenge b'urumuri, les philosophes des lumières. Jean-Jacques Rousseau ni umufilozofu ukaze cyane. Uyu mugabo yabonye izuba tariki 20 z'ukwa gatandatu umwaka w'1712. Yitaba Imana ku itariki ya 2 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka w'1778. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau yari umuhanga mu bya filozofiya, akaba umwanditsi, umuhanga mu bya politiki, afatwa nk'uwahimbye umuziki wa Repubulika ya Geneva, yabayeho mu kinyejana cya 18, ashimirwa kuba yarateje imbere bimwe mu bintu by'ingenzi byabayeho muri icyo gihe cye. Yanditse mu rurimi rw'igifaransa byinshi mu bikorwa bye. Politike ye ni kimwe mu bintu bikomeye byagize uruhare mu gutangiza impinduramatwara mu mico itandukanye yo ku mugabane w'i Burayi. Yibandaga cyane kuri sociology na politiki, niho yatanze umusanzu udasanzwe cyane. Akaba yaranditse ibitabo bitandukanye ku mbonezamubano no kurwanya ubusumbane, byagiye bishimwa na benshi. Nawe abura kuvuga ko umurimo wa Jean-Jacques Rousseau ari tafari yasize ku isi, ndetse na n'ubu ibitekerezo bye biracyagenderwaho. Ni nayo mpamvu nifuje kuzana ibitekerezo bye mu nzu y'ibitabo, mbinyujije mu gice twahariye ijambo ryahindura ubuzima. Burya ushobora kumva amagambo y'umuntu ugahita umenya uwo yari ari we, ukamenya ati uyu muntu yari umuntu mwiza, yari ateye gutya kubera amagambo yavugaga gusa. Amateka areberwa mu magambo abantu bavuze. Ibyinshi mu mateka hari igihe rwose biba ari n'ibihimbano, ariko amagambo yagiye ava mu kanwa k'umuntu atuma umusobanukirwa. Kuko amateka umuntu wari wese ashobora kwivuga uko ashaka, akandika ubuzima bwe uko abishaka, ariko ibyaturutse mu kanwa ke ntago bibeshya. Akenshi amagambo aturuka mu kanwa hari igihe aba ahuye n'imico y'umuntu, ibitekerezo by'umuntu akenshi bigaragarira mu magambo avuga. Nta bundi buryo twamenya ibitekerezo by'abantu uretse mu magambo basohora mu kanwa kabo. Amwe mu magambo rero yavuzwe na Jean-Jacques Rousseau yahinduye benshi mu buzima. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Jean-Jacques Rousseau niwe wavuze ngo umuntu avuka ari mwiza, ariko agahindurwa mubi n'abantu, ahindurwa mubi na sosiyete hamwe n'iterambere. Twese tuvuka turi beza, ariko duhindurwa babi n'abantu. Sosiyete nihindura abantu. Uyu mugabo yaravuze ngo amafaranga ufite aguha umudendezo, hanyuma amafaranga uri kwirukaho akaguhindura umucakara. Amafaranga ufite aguha umudendezo, hanyuma amafaranga uri kwirukaho akakugira umucakara wayo. Yaravuze ngo uzitondere wa muntu ubeshya ngo akunda kurengere, igihe kimwe nawe azakubeshyera yirengera. Umuntu ubeshya akurengera, umunsi umwe azakubeshyera yirengera. Ibyo bintu ujye ubyitondera. Umuntu najya kubeshya kugira ngo akurengere, uzamunyuzemo ijisho, kubera ko igihe kimwe azakubeshyera nawe ari kwirengera. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo nahitamo gukunda umudendezo, nahitamo gukunda umudendezo urimo ingorane kuruta kugira amahoro mu bucakara. Iri jambo rirakomeye rya Jean-Jacques Rousseau. Yaravuze ngo nahitamo gukunda umudendezo urimo ingorane kuruta kugira amahoro mu bucakara. Ni nka bya bindi bavuga ngo nahitamo gukenera mu bwisanzure no mu mudendezo kurusha gukirira mu bucakara. Uyu mugabo yaravuze ngo amafaranga ni nk'imbuto, urabiba ugasarura, ukongera ukabiba ugasarura. Ubiba amafaranga, fata amafaranga nk'imbuto, imbuto urabiba ukazisarura. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo ikibazo si kamere, ikibazo ntabwo ari isi. Isi ubwayo ntabwo yigeze idutenguha, ahubwo abantu ubwacu nitwe twayitengushye. Isi ntabwo yigeze ihinduka, ahubwo abantu ubwacu nitwe twahindutse.
isi yaduhaye byose, abantu nitwe twayitengushye twabirwaniyemo. Yaravuze ngo ntugatume ibyo udatunze bikubuza gukoresha ibyo ufite. Aranavuga ngo nta bwenge bubaho bushobora kuruta ubugira neza, nta bwenge bubaho bushobora kuruta ubunyangamugayo. Yaranavuze ngo aho amategeko arangirira niho igitugu gitangirira. Aranavuga ngo isi y'ubwayo ifite aho igarukira, ariko isi y'ibitekerezo ntigira umupaka. Ushobora gutekereza ibyo ushaka byose ukageza aho ushaka hose, ibitekerezo ntabwo bigira umupaka. Uyu mugabo avuze ngo amafaranga yacu ameze nk'inkweto twambara, iyo ari ntoya ziraturya zikatubuza kugenda rwose, ariko iyo ari nini zituma dusitara. Ni ukuvuga amafaranga meza ngo ntarimo hagati no hagati. Atari make atari na menshi cyane. Iyo ari menshi cyane atuma usitara, iyo ari make cyane atuma utagenda, arakurya. Amafaranga yacu ameze nk'inkweto twambara, iyo ari make araturya, iyo ari ntoya inkweto ziraturya zikatubuza kugenda, iyo ari nini zituma dusitara. Nuko nkuko amafaranga yacu ameze, iyo utunze ibifaranga byinshi cyane rimwe na rimwe biragusitaza. Iyo utunze duke cyane ntabwo ukomeza ubuzima, ntabwo ubuzima bugenda, ntabwo urugendo rugenda. Burya amafaranga atanga amahoro ngo ntarimo hagati no hagati, ntabwo ukennye nta nubwo ukize cyane. Uyu mugabo avuze ngo ibitutsi burya ni impaka zikoreshwa n'abari mu makosa. Uzabicunge neza, abantu batukana ari babiri bombi baba bari mu mafuti kabisa, baba bari mu makosa. Abantu bajya gutukana bombi baba bafite amakosa. Yaravuze ngo ubumenyi bw'umuntu ntibushobora kurenga ubunararibonye bwe. Ubumenyi bwawe ntabwo bushobora kurenga ubunararibonye bwawe. Yaravuze ngo kwihangana birasharira, ariko imbuto zabyo ziraryohera. Iri jambo rirakomeye vraiment. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo kwihangana birasharira, ariko imbuto zabyo ziraryohera. Yaravuze ngo abantu bazi bike nibo bavuga cyane, mu gihe abantu bazi byinshi bavuga make. Iri naryo rirakomeye. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo abantu bazi bike nibo bavuga cyane, abantu babaswa nibo bavuga cyane, mu gihe abantu bazi byinshi babandi b'abahanga bavuga make. Ni bya bindi umunyarwanda yavuze ngo ingunguru iri mu busa ikomongana, mu gihe ingunguru yuzuye ntabwo isakuza. Uyu mugabo avuze ngo umugabo wese afite uburenganzira bwo gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo yibungabunge. Byaba byarigeze bibaho ko umugabo wijugunye mu idirishya ahunga umuriro avugwaho ko yiyahuye? Ntabwo bibaho. Buri mugabo wese afite uburenganzira bwo gushyira ubuzima bwe mu kaga yitabara. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo iyo ufite konti ibyimbye, iyo ufite amafaranga muri banki rwose konti yawe ibyibushye, ndetse ukaba ufite umutetsi mwiza, ibyo ngibyo birahagije ngo wishime. Yaravuze ngo iyo ikintu kibabaje kikubayeho, ushobora kukireka kikagutsinda, cyangwa wowe ukaba munini ukakiruta ukagitsinda, ukaba munini kuruta imibabaro, kuruta ibyo ngibyo bikubabaza. Yaravuze ngo ushobora kuba utari mwiza, ariko byibuze ukaba utandukanye n'abandi. Ushobora kuba utari mwiza, ariko byibuze ukaba ufite itandukaniro n'abandi. Uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo biragoye cyane gutekereza neza mu gihe umuntu atekereza gusa kugira ngo abone amaramuko. Niba utekereza gusa kugira ngo ubone amaramuko, biragoye gutekereza neza. Harimo abantu batekereza gusa kugira ngo babone ako kurya, kugira ngo babone amaramuko. Biragoye rero gutekereza neza mu gihe umuntu atekereza gusa kugira ngo abone amaramuko. Jean-Jacques Rousseau yaravuze ngo umubiri wa politike umeze neza nk'umubiri w'umuntu. Utangira gupfa ku isegonda rya mbere ukivuka. Utangira gusaza ku isegonda rya mbere ukivuka. Na politike niko bimeze. Iyo ukiba umunyapolitike, burya ngo utangira gupfa ku isegonda rya mbere ukivuka.
niko Jean Jacques Rousseau yabibonaga. Yaravuze ngo umuntu wabayeho cyane ntabwo ari ufite imyaka myinshi, ahubwo n'ufite uburambe mu bukire. Umuntu wabayeho cyane ntabwo ari ufite imyaka myinshi, ahubwo n'ufite uburambe mu gukira. Wa wundi wamaranye ubukire imyaka myinshi, harimo umuntu wavukiye mu bukire akarinda bupfiramo, uwo muntu niwe waramenye. Hari umuntu uba warabayeho utarabayeho, akabaho mu bukene mpaka. Jean Jacques Rousseau yaravuze ngo umuntu wabayeho cyane ntabwo ari ufite imyaka myinshi, ni umuntu ufite uburambe mu bukire, ufite uburambe mu gukira, wamaze imyaka myinshi ari umukire. Hanyuma yaravuze ngo umuntu yavukanye umudendezo, ariko ahanyura hose, aho ari hose huzuye imigozi imuzirika. Yaravuze ngo umubiri ufite intege nke uca intege ibitekerezo. Yaranavuze ngo nusarura ingano umugore wawe azasarurana nawe, ariko nusarura urumamfu uzarusarura wenyine. Burya iyo wabibye ugasarura ingano abantu baragufasha, ariko iyo ubibye ugasarura urumamfu urusarura wenyine. Inshuti zo mu isi niko zimeze, ziza mu bihe byiza, mu bihe bibi ukibaga ukifasha. Inshuti zo mu isi nta kigenda, ziza mu bihe byiza, mu bihe bibi ukabaga ukifasha. Uyu mugabo yaravuze ngo intwari ziratwa n'ibikorwa byazo, mu gihe ibigwari ari babandi bahora bivuga ibigwi n'iminwa yabo. Intwari ntabwo zisakuza, ntabwo zivuga. Burya umuntu uzahora yirata uwo ngo ni ikigwari ntabwo ari intwari. Intwari ibikorwa birivugira. Jean Jacques Rousseau yaravuze ngo uzizere ibikorwa bya wa muntu utinda gutanga isezerano kurusha kwizera wa muntu usezeranya byoroshye. Burya abantu batinda cyane mu gutanga isezerano baba ari abizerwa cyane mu bikorwa byabo. Uzizere ibikorwa bya wa muntu utinda kuguha isezerano, wa muntu utinda kukwemerera, uwo muntu aba ari inyangamugayo. Uyu mugabo yaravuze ngo umuntu wijimye mu maso aba yikeka icyaha. Umuntu utunganye nta soni agira rwose, ntabwo akorwa n'isoni. Umuntu utunganye aba akeye mu maso, ntabwo agenda azinze umunya cyangwa se yubitse umutwe. Yaranavuze ngo ibibi byacu bikomeye burya bituruka muri twe ubwacu. Ibintu bibi bitubaho bikomeye uzacunge neza bituruka muri twe ubwacu, bituruka muri twe. Ibibi byacu bikomeye bituruka muri twe ubwacu. Iri ni ijambo rya Jean Jacques Rousseau. Yaranavuze ngo kwicuza birahagarara mu gihe cy'iterambere, ariko bigakangura ubwenge mu gihe cy'amakuba. Ibi ngibi byo birareba ababyeyi. Uyu mugabo yaravuze ngo kwihangana nicyo kintu cya mbere umwana agomba kwiga, kuko nicyo azakenera kumenya cyane mu rugendo rwose rw'ubuzima bwe. Jean Jacques Rousseau, burya kwihangana nicyo kintu cya mbere umwana agomba kwiga, nicyo kintu azakenera kumenya cyane mu rugendo rwose rw'ubuzima bwe. Yaranavuze ngo kuva kera nakomeje kuba umwana, kandi ndacyari muri babandi bacyubashywe na benshi. Yaranavuze ngo kubaho ntabwo ari uguhumeka, ahubwo ni ugukora. Jean Jacques Rousseau yaravuze ngo Imana yaremye byose ibigira byiza, umuntu aje arabivangavanga bigira ikibi. Ibintu byose ni byiza nk'uko biva mu maboko y'umuremyi w'isi, ariko bigenda byangirika iyo bimaze kwinjira mu maboko y'umuntu. Yaravuze ngo nta kintu kiri ku isi gikwiye gukurwa. Yaravuze ngo nta kintu kiri ku isi gikwiye kugurwa ku giciro cy'amaraso y'umuntu. Nta kintu kiri ku isi gikwiye kugurwa ku biciro by'amaraso y'abantu. Yaravuze ngo ku bijyanye n'ubutunzi nta muturage uzigera aba umukire bihagije ngo abashe kugura undi, kandi nta n'umukene ku buryo bukabije ugomba guhatirwa kwigurisha. Yaravuze ngo umugabo uvuga ibyazi
iri jambo rirakomeye, ndifuza ko mwese mwarisigarana. Yaravuze ngo umugabo avuga ibyo azi, umugore akavuga ibimushimisha. Niyo mpamvu umwe akenera ubumenyi, undi agakenera uburyohe. Ya, nuko bimeze. Yaranavuze ngo ntugashingire ubuzima bwawe mu gucira abandi urubanza, kubera ko icya mbere bashobora kwibeshya kimwe nuko nawe wakwibeshya. Icya kabiri ntushobora kumenya niba ibyo bakubwira ari ukuri. Iri ni ijambo ryavuzwe na Jean-Jacques Rousseau. Mu magambo yose Jean-Jacques Rousseau yavuze nasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo Socrate yapfuye nk'umunyacyubahiro akikijwe n'abigishwa be, ari kubabwira amagambo meza. Uru ni urupfu rworoshye buri wese yakwifuza gupfa. Yesu yapfiriye mu bubabare, asuzuguwe cyane, ndetse ari kuvugirizwa induru. Uyu ni umuvumo ukomeye wabaye ku isi, urupfu ruteye ubwoba buri wese yatinya gupfa. Socrate ubwo yakiraga igikombe kirimo uburozi, yahesheje umugisha uwamuzaniye uburozi, kandi yabunyoye n'amarira amenetse. Yesu ubwo yari ari kubabazwa, yasengeye abanzi be, asengera abamurwanya ati data ubabarire ntibazi ibyo bakora. Niba Socrate yarabayeho agapfa nk'umufilozofe, Yesu nawe yabayeho apfa nk'Imana. Aya ni amagambo yavuzwe na Jean-Jacques Rousseau, umucurabwenge ukomeye cyane.